Mutangira ni umukunda ku kirenge Museje Leroy Michaels wanatsinze igitego cyafunguye ibitego umukino wahuzaga Amavubi na Grenada n'ubundi yashose akoresheje ikirenge cy'ibumoso kandi arahagaze no gushota bya koro aya sanuka Margareta kinana na gatoya umupira ariko tawubaho neza cyane Marcus atanga umupira muremure nabariko nago bafite umuvuduko abasore rero nago bava hasi barimo abashuije kare bagomba gushyuha ndabona René cravate nk'izanjye rwose hariya bajyaga banseka ariko nzaye mvuye hano ufite cravate role model nazisibye rero y'igitenge wa rero mbaba ngo ni gatoya anko ni role model ariko kandi ni kaga style ni kaga style karimo akantu ka gitenge fashion ariko bunyuza gimwe hari Rode hagati mu kibuga Lance bamuhereza umupira muremure arawukoresha icyo arigendera arakomeza araga Amavubi iminota 30 yari hagije kugira ngo Biramahera Bedi Christophe afungura amazamu uyu mwana wari za Kanombe uyu mwana wakuriye ku bibuga by'Iremera uyu mwana uzashimisha abanyarwanda bamwita Biramahera Bedi Christophe passe nziza cyane ivuye hariya kwa Mikel Zilance umukinnyi w'abanyarwanda uyu niwe namaze ngiye kwita Kamana narabivuze mu mukino weruka kari we mukinnyi u Rwanda rufite uzi umupira unabigaragaza mu by'ukuri amuha passe ya kisu nta kindi bagomba gukora usibye guhaguruka bakamukomera amashyi Minisitiri wa Siporo abanyarwanda Biramahera Bedi